kwese ababyawe n'Imana, imbuto y'Imana imaze kugera muri twebwe, kizakubwira ko ari y'ukuri koko yagezeyo, atari ibintu by'ibipindi, izagushyiramo kwifuza gutunganira Imana. Bitangira mu cyifuzo, ndifuza gutunganira Imana. Umuntu wese wakijijwe, umutima we uhita ubabazwa no kuba yarababaje Imana, no kuba yarabayeho yiyobora. Ntarabasha byinshi byo kuyitunganira, ntibiraza, bizagenda biza buke buke, ariko kuva imbuto y'Imana yageze muri we, imushyizemo icyifuzo cyo kwifuza gutunganira Imana. Muri make arashaka iby'Imana ishaka. Kandi ibyo ngibyo rimwe na rimwe binaduteranya n'abantu, kuko hari abantu mbasanzwe nkora ibyo bashaka, mbana nabo nanjye nkora ibyanjye nshaka, ariko imbuto y'Imana yageramo ngatangira gusa nk'urobanura, nkumva ibintu ubwo nabishakaga, ariko buke buke hagenda mpinduka, noneho nsa na bya bindi Imana ishaka. Bitangira mu cyifuzo. Ku bantu bakijijwe by'ukuri, bahuye n'ubutumwa bwiza buzima kubw'imbabazi z'Imana, biza ari a strong desire, biza ari icyifuzo kiremereye cyo kunezeza Imana. Ubwo nturamenye ko bayinezeza, nturamenye iyo biva n'iyo bijya, ariko urashaka kubimenya, urashaka kutazongera kubabaza Imana. Niyo uyibabaje urababara. Imana iduhe kubikora nk'uko Yesu yadusabye. Yesu yaravuze ngo ninde muntu ngo wajya kubaka inzu ndende y'amatafari ngo ntabanze kubara ibiguzi bizamusaba, ngo ko natabari ibiguzi ngo icyo gihe ngo abantu ngo bazayica inzu itaruze ngo bamuseke. Kandi ibyo ngibyo bivugaga arimo akurikiza kuba ababa bigishwa be uko bagomba kumera, bagomba kubara iby'agakiza. Haleluya. Bagomba kubibara, bakavuga tubigiyemo, tubirundumukiyemo, cyangwa se bakabaho bibeshya. Imana itugirira imbabazi. Nta tiktak iba mu gakiza, nta maji ubukonikoni magic ibamo, oya. Abantu bose bifuza gukurira mu gakiza, urugendo rwabo rugenda rusa somehow. Hari ibintu bahuriyeho, hari ibintu babyukiramo, hari ibintu batinzaho umutima, hari ibintu bareka, hari ibintu bibi barekura, hari ubuzima babayeho. Kandi twese nicyo kidukwiriye nimba twarakijijwe. Imana ishimwe cyane.